Iyi nizahabu nakuye mu mazi goye mu nyanja ikomeye. Twa dufite ibidayimoni 7 bivura. Iwacu dufite Sarongo, Combeka, Jajya, Mukade na Nyiramaribori. Byazaga gutwara umwana uri kurira bikamushyira mama aho bataramiye. Saa 7 z'ijoro nabyukaga mu buriri nkajya mu mirima abaturage. Nkajya guhiga ikirayi cyo kurya. Ubu narwaye ibinyoro kubera inkoni. Bankubise inkoni ziragenda ziraturagurika. Intoki inzara zivamo. Urumva nize karate kugira ngo nzice abo bose bangiriye nabi. Nageraga nkakubita umuntu nkamuvusha amaraso nkayanywa. Waje kubona na nyuma nyine kubera ibyo bibazo bya divorce. Watwaye umugabo w'abana. Oya, none ubwo bigeze babana. Oya rakiri umusore. Ubwo wenda babanye basezeranye, sibyo? Ariko Imana ntiyabyemeraga. Ariko nari nabanje kumwangaho arambwira ngo aziyahura. Ubwo nibwo twagiye turasezerana mu rukiko, twarasezeranye mana we. Tumaze gusezerana ubwo turataha ku buryo dutana nagiye nanabwira abantu nitwivuye muri picnic. Tuvayo hakaba n'ikirori gikomeye amakorari araza araririmba. Nana yatumiye icyo gihe Imana yari amwe ngo ndabigukorera urebe kopi y'ibizaba mu bukwe bwawe ibyo uzakora. Nikora amaboko mu muhanda ndarira ndavuga ni wodete we, ni hari nimero za Karosi ufite. Reka mbashimire kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ndabashuje bitewe naho mugiye muherereye hagiye hatandukanye hano mu Rwanda, Canada, Amerika, Australia, mu bihugu bigiye bitandukanye. Bitewe naho ugiye uherereye mwese ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Kandi nizere ko nimba utameze neza ndabizi uraza kumera neza. Isi tubamo ntabwo twese tugomba kubaho kimwe. Ndabeshya Karo? Ntago beshya. Ntabwo tugomba kubaho kimwe. Niyo mpamvu hariho umukire, hakabaho umukene, hakabaho umuremure, hakabaho umugufi, hakabaho umugabo, hakabaho n'umugore cyangwa hakabaho umusore, hakabaho n'umukobwa. Nuko nyine isiremye, nuko isiremye habaho muki hakabaho no mwitungo cyane bihe birasimburana. Habaho kaburimbo hakabaho n'ibitaka. Nicyondo niko rero isi iremye. Uyu munsi nifuje kuganira n'umuryango wa Karosi, ariko tukaganira bakaduha testimony yabo ko bahuye ubuzima bwa Karosi kugira ngo agere ku rwego rwo gushaka umugore byagenze gute, ubuzima bwa Karosi, ubuzima bw'urushako bwa Karosi. Nuko ikiganiro cyacu giteye ni nuko gihagaze, niyo foromire nyihaye. Karo, ndagira ngo wibwire abantu udupresente n'umuntu muri kumwe ubundi twanze. Yego. Bo amazina y'ababyeyi nitwa Uwihoreye François. Yego. Ariko kera ntabwo ariko nitwaga, bari baranyise Uwihoreye, niryo nzi ry'ababyeyi, ariko mbatijwe nyine nahise nitwa François. Noneho nyuma rero Imana nayo iranyita itinyita Karosi. Karosi. Iryo zina ni naryo ryaye ko yarambwiye ngo aya ababyeyi bakwise nandi yose witwa azibagirana, ariko nkwise izina ritazibagirana. Bivuga ngo ahise nyita Karosi, ariko numva ni byoroshye. Ariko ko nari narasomye Bibiliya nkumva umugabo bitaga umugabo witwaga Yosefu bitaga Karosi. Ubwo rero mpita numva ko iryo zina wenda rishobora kuzaba nkarya, ariko nkumva nta kizatuma ririkura ngo rimenyekane, ko rero amwe ngo nzarimenyekanisha isi yose. Nkumva ntibishoboka. Rero urumva nk'umuntu wibereye i Butare, uvuka i Butare, ntabwo numvaga bizakunda cyane. Ukunda avoka? N'igishabiro cyangwa se akabenzi. Inyama y'ingurube. Bayita igishabiro. Hari ibishabiro by'ibihunyuma bigira amavuta by'inyuma. Iwanyu ni Save? Ni mu karere ka Gisagara, ariko hari Save nyine. Nturanye hafi n'u Rwanza. Koje ni hari Igisanze umanutse uvuye mu Rwanza. Uvuye mu Rwanza hari isoko. Yego. Hari ahantu haba ingurube nyinshi byata. Hari rero niho naho. Mbere wumvaga nabi. Byata. Je numvaga nka Save. Yes, rero ni Karosi ni muntu ki, umuntu muri kumwe noneho Save? Bawo Karosi ni umugabo ndubatse, nari umusore ku mfite impeta. Narashatse mfite umugore. Uyu rero ni urubavu rwanjye, urwo nahize iteka ryose rwangoye kurubona. Iyi nizahabu nakuye mu mazi goye mu nyanja ikomeye. Ubu rero iyi yavuye mu nyanja ni mbega ni umuntu nakwahakoye. Ubu rero ni umugore wanjye
yaje kuzuza ibyifuzo byanjye bivuga ngo uyu munsi niwe uyu munsi turi kumwe ni mumubona niyo mpamvu yicaye ubu sinatuma yicara nawe arabizi ubwo nyine ikofi uyishyiraho karo iyo ugiye kubika ikofi yawe uyibika magana ikofi ubisigaye bikwa hano ibumoso kandi n'ubundi mbere yabaga oya ikofi n'ubusanzwe iba ibumoso bivuga ngo rero ubone ikiri bivuga ko ariko Imana ni hatari koko abakobwa bakunda amafaranga yewe yifata abantu idukura muri Rubavu n'ubundi hahandi haba iki haba ibiceri ariko icyo kintu rero maze ntabwo ubushakashatsi bigize babukora yitwa nde rero yitwa wihoreye ubwo ni izina ry'umuryango yitwa wihoreye uwimana Korodina cyangwa se niza uwimana uwihoreye Korodina wowe ukitwa Faranswa cyangwa se Karosi uwihoreye Faranswa tukagira abana uwihoreye Ishimwe Rusi akaba imfura ni umwana umwe mufite ni batatu ubu mumaze kubyara abana batatu uwihoreye Esteri Beura urumva se atari batatu wowe wari uvuze ko ari bangahe njyewe nari mbanje uwa mbere w'imfura ubwo nishatse kukubwira ko ari izina ry'umuryango wowe rega ntubyara uyu niwe ubyara buriya yarabyaye mbigiramo agaciro uraze tutaramubona yewe ushobora kuba mwana amaze igihe kirekire mutarabona urubyaro si cyane ariko kirimo cyane ariko iyo umaze n'amezi nk'atanu utarabona unasamye ariko sheri kirimo none se ibaze ebyiri zavuyemo maze biha abantu kuvuga ugasorumva yes noneho wowe uri muntu ki nyuma y'uko uri umukozi w'Imana reka ubaka akanya uri umukozi w'Imana ariko ubaka akanya tugiye kuba tubishyize ku ruhande noneho tujye kuri Karosi ni muntu ki ninde Karosi ni umugabo uciye bugufi mbega wubaha abantu bose wumva umupagana abo twita abapagani njye nkunda abantu bose ndivuga nk'uko ndi ubwo ndi umuntu ukunda abantu bose ari uwangiriye nabi ari uwangiriye neza mbafata kimwe mbega ni umuntu uri ntuze nyine mbega uba mu bantu ugira ubusabane na buri wese nk'igiti kuko igiti cyakira buri nyoni yose njye nakira uwo ari we wese mba numva ndi uwo nyine ubuzima bwa Karosi ni ubuhe ubuzima Karosi yabayemo bwari bumeze bute Karosi ni umwana wavutse azi ubwenge wamenye ubwenge afite amezi 8 kuko uhereye afite amezi 8 uyu Karosi uyu nari nzi biba byose mama yancukije mfite amezi 8 ndabizi anjyana kwa mukecuru cyangwa se kwa nyogokuru kuko mama bajyaga bavuga ko abyara nka gisubi yishimiye mbega yishimiye nuze ubu ifumbire muzi isina ya gisubi ababizi ababaye mu giturage ni isina ibyaragura vuba ubwo rero nyine kuko yatubyaraga umwana yamubyaraga nyuma mu mezi 8 akaba yenda kubyara undi twese turakurikirana tubonye turangana turareshya turangana nuko ubwo rero jewe nduwo nyine wavutse icyo gihe umupapa mwariko ku mupapa nibanga ibyo nibanga kuko n'ubundi ukivuga gutyo abantu bakurikirana yawe TV ni abantu bafite ntacyo ni ko umupapa oya ubwo ukivuga ngo nibanga ubwo nyine utora yatoye ubwo udatora nyine yihangana nuko mwese murangana uvutse ko bagucukije ku mezi 8 imikurire ya Karosi Karosi imikurire yabaye mibi kuko urumva uhereye iyo minsi impamvu nabivuze ngo namenye hari abantu bahita bashaka kubyumva gatavuga ati se bibaho ku mwana w'amezi 8 wenda aribwo batangiye kurya cyangwa se kuba mu mineke jewe icyo gihe impamvu je nabimenye ko ariho namenye ubwenge nihuse ndanyuramo ni uko ari cyo gihe njyewe ubwanjye nafashe wenda nkaba mbega iwacu bari abantu bakoresha gifaru byari bidayimoni bisaro ngavuga ngo arakoresha icyo gihe rero ndabizi bijya binterura ko iyo babaga bakoze igitaramo byahitaga binterura mbega umwana ariraga ari mu cyumba
byazaga kumutera bikamushyira mama ibifaru ibya bidayimoni bya bita sasa iwacu dufite sarongo combeka jajya mukade na nyiramaribori mbega zari dayimoni byinshi biriya sarongo avugamo iyo bitajyajya ariko twe dufite ibidayimoni 7 bivura baza kuraguza mu rugo kwa papa nyine aho nabaga nyine kwa papa icyo gihe bari babifite rero iyo babaga bari gutarama byazaga gutwara umwana uri kurira bikamushyira mama aho bataramiye warakibonaga se gutya festival no ni ibintu bazimyaga amatara bagakinga imisambi ku nzugi ahantu hose hari akenge bigatarama rero ukumva inzogera n'iki nabyo bivuga bikanavura nyine wumvaga bivura none icyo gihe ndabyibuka ko mfite amezi byaje kuntwara binyuza muri purafo numva imirayi mfata biranzana mbimereza mama si rimwe byantwaraga byashyiraga mama nyine none icyo gihe nibwo bagiye kuncutsa uhera icyo gihe nari mfite amezi 8 intambara y'icyenda kane yabaye mfite imyaka 4 hagati y'ine cyangwa 5 yose ndayizi yose uko ingana ubu nakubwira ngo habaye ibi batwitse amazu bagize gutya bihishe n'ibiki byose nari mbizi urumva ko twahunze dufite imyaka 4 turahungaza kujya i Burundi wumve ko turi mu nzira tugeza Nyakizu abantu kurya bagendaga bafata bakazirika inka ku mihanda bitewe no guhunga jewe nazituye inka nyisanze ku muhanda ndayishorera banseka ndako kana kangana gutyo ndayijyana bayiririye Nyakizu barayirya nuko ibyo byose rero ndabizi hari igihe wavuga Nyakizu abantu ntibahumve neza Sabutari inyuma Sabutari hafi uri kujya za Gikongoro kuko bimwe niyo uhambukiye ushaka guhita ujya i Burundi ubwo rero hariya nyine naho ngaho ubwo uhera icyo gihe urumva n'umwana ufite imyaka 4 nashoreye iyo nka kugera tuyihunganye kugera kuko nakundaga inyama kubi n'ubu ntizikunda nkubwije ukuri pena wenda be turaza kubigeraho mu rugo n'ubu mu rugo hatabonetse inyama ndi burya umutima uvamo ntabwo biba byoroshye njye nkunda inyama hahandi ho kuba ubundi ntiwavukira isave ngo ube kuri yewe genda n'abarusha rero kuko no kuyibona gusa basi nubwo ntayirya ariko nyibonye amahoro araboneka yego ubu ni Karosi ubuzima bugoye waje kwisanga ikigarute aho ngaho naje kwisanga urumva jye nabuze ababyeyi nari nshatse wenda reka ngira aka kantu dufite imyaka 5 nibwo ababyeyi twababuze dusiga turi abana 8 ubwo mu bana 8 rero urumva umukuru wacu arafite imyaka igera mu 10 imyaka 10 twirera gutyo rero turi abantu nkiba ubundi n'igihe wabibiraga urumva habaye ikintu cyo kubibira ko nitwe tuzi guhinga rero twaryaga iby'abaturage twajyaga mu mirima tukajya kwiba ibyo dutungisha abana bo mu rugo kugera tuvuye icyo gihe muri iyo myaka 5 intambara ikirangira za 90 na kangahe na 7 gwera 97 tubaho muri ubwo ubuzima gero mpita mpimba umushinga wo kwiba na mukuru wanjye ariko bose nabarushaga ubwenge urumva jye nari umunyabwenge ninjiye ishuri 2 na kw'igihumbi 1990 na 7 inzara yaradukubise bigera nubwo gukingura bitashobokaga urugi ubwo ni bwa buzima bwoye tuzabivuga wenda mu gihe twatanze ubuhamya ariko mw'icyo gihe twakuze duhita dukura rero nigerere urumva mu gukura ariko twakurijwe no kwiba kuko ku munsi mukuru wenda arabumvisha ubuhamya bwanjye hamwe nagendaga urumva ku munsi mukuru najyaga kwiba ibirayi narebaga ahantu hari ibirayi wumve ko saa 8 z'ijoro saa 7 z'ijoro nabyukaga mu buriri nkajya mu mirima abaturage nkajya guhiga ikirayi cyo kurya bivuga ngo nakubitaga intoki mu bishyimbo urabona umubyuko w'ibishyimbo nkakubitamo ubwo nkamenya aho ikirayi kiri nkarobanura ikirayi n'igishyimbo nkamenya aho ikirayi kiri none nkakubitamo intoki nkazamura ibirayi nkuzuza akambaraje k'umukara nkatahana nkatasubira kwiba nanone nkajya guhiga amashaza muri ayo masaa 8 z'ijoro nkayatotora kugera tubonye ibyo kurya ubwo urumva amashaza ubwo ni ibintu ndi kunyuramo byagera ku mavuta icyo gihe baryaga amamesa twaryaga amamesa nkasanga amamesa ntaho turi bubone nkahita nsubira kure abantu ari igitoki cya kamara
nacyo nkahita nkikubitamo icyuma kikamanuka ku rutoki, wenda babibye ibitoki barabizi, ku rugo hamwe abaturage wasangaga barubatse urugo bakubakira ku gitoki, njye nabashaka gucumitamo icyuma igitoki kigahita kimanuka kitavuze nkagikata, ubwo nawe mfite aho mbijyana bakampa amafaranga, umunsi mukuru tukawurya neza, bagahata ibirayi na ya mashaza bagatabika ibyo twariye, kugira ngo abaturage ubwo iyo hibagaga ikintu bahitaga bamenya ko ari twe twabyiye. Ijoro ngera ubwo ndigira rero nk'umuvandimwe, rivuga ngo ubu ntinyamanywa kurenza ijoro. Icyo gihe ubwo ni uwo nguwo nahise nkizwa. Mu gukizwa nakira Yesu. Mu gukizwa harimo akandi kantu ejo bundi navuzeho, harimo akantu navuzeho gatoya, mvuga ko nanywesheje Bibiliya itabi. Urumva muri ubwo buzima nakuriyemo, nahise nagiye mu buboyi mfite imyaka igera mu 9. Akazi ko mu rugo. Mu kazi ko mu rugo mu 9 hagati 9. Ubwo mu kazi ko mu rugo ndahaba, ariko mba mu buzima bubi, nkakora icya 5 ari cyo njyana mu rugo, baza kwandogera rero ndataha, bitanangira kwiga karate. Rero ubwo nakoraga ku kazi niga karate, ariko niga karate kuko muri uko kwiba bageze ubwo bamfata nk'umuntu w'igisambo, naba nanibye bakamfata bakankubita. Ndabyibuka bigeze ko nkubita inkoni 100, mfite imyaka igera muri 7. Bankubise inkoni 100, bankubita ibirenge, bankubita mbega bigera mu ntuze, bigera mu gihe numva nanjye ubuzima buhagaze. Ubu narwaye ibinyoro kubera inkoni. N'izi nzara mubona izi, nk'ubu ngubu njya ntinya kwerekana impeta kubera izi nzara zavuyemo, kubera inkoni, kubera gukubitwa. Ni ukuvuga ngo aha ni bankubise inkoni ziragenda ziraturagurika, intoki inzara zivamo. Bakubitaga intoki n'ibirenge, uburebye nta nzara ngiramo inzara 3 mu birenge byose. Inzara 3. Uwo ni Karosi. None Karo, i Kigali wahageze ute? Uvuye mu cyaro ukoza akazi ko mu rugo, i Kigali wahisanze? I Kigali uburyo nahisanze ni ukuvuga ngo urabona nyine maze gukizwa, urumva wenda reka niyizire i Kigali, ibindi byo ni birebire ntago nazabivuga, keretse bari gihe tuzabivuga. Naje kwisanga i Kigali, mbega mu buryo Imana yari yanjyanye i Bugesera. Uko nimbivuga gutyo urumva harimo byinshi, kuko harimo inzira yo kuva i Butare, ni uburyo naje mu isezerano ko genda akijijwe. Imana rero yarambwiye ko nzashaka umugore. Rero urumva harimo byinshi, harimo byo kuva wenda ni byinshi, ariko uko naje kwisanga i Kigali, nisanze i Kigali mvuye i Bugesera. Mvuye i Bugesera nibwo naje kwita nzi Kigali, ariko mpazanwa n'ubuzima, kuko ubuzima nari mfite icyo gihe nari narabonanye n'uyu, kuko navuye Butare njye Bugesera, ariho nabonaniye n'uyu. Ariko mvi Butare, mu kuva Butare bwarimo byinshi by'agakiza, ko nakijwe n'abo twashaka, n'uwo twari twabanje gutera igikumwe cyangwa se gusezerana. None se uyu ni umugore wa kabiri? Uyu ni umugore wa kabiri mu mategeko, ariko si mu rugo. Byagenze ute rero? Warunyibye? Oya, nyine uko niyo mpamvu nari mbuze uko mbivuga. Uyu kari umugore wa kabiri, kandi ukaba wumva Karosi ubuzima yaciyemo. Ku myaka yawe washatse ryari? Watandukanye n'umugore ryari? Kugira ngo ujye gushaka uyu? Harimo nyine no kuvuga ngo kujya gushaka uyu nguyu, harimo kuba wenda narakijijwe, ni ipfundo ryo gukizwa, kuko giye nkizwa. Urumva nakubwiye ko nanywesheje Bibiliya itabi, ndwanya Imana, ndwanya n'abarokore. Nicyatumye nigaza karate kwari kugira ngo nzice abantu, akone nakarenze. Ndabizi no muri commentaire babwumvise bari kuzabivugaho. Urumva nize karate kugira ngo nzice abo bose bangiriye nabi, kubera ubwo buzima twabayemo, bagiye bankubita, bankuramo izi nzara, bagira gute, numva nzabica. Bari banditse ku rupapuro bose ko nzamnimara kumenya karate neza nzajya mva mu giturage nkahita nibera mu mujyi, nkamanuka wenda nkari nko ku mugoroba, aho banyuraga hose ndahazi, nkahita mbica, nkahita nongera nkigendera. Ko nari umugumu. Ubu uri mageragere. Aho yaje no kuba narapfuye, kuko je nari kuba narapfuye, kuko uyu Karosi ubona nari mubi. Kuba mubi aho numva na mama nyuma, kuko mama we wenda habayeho gato yaje kubana natwe,
umve ko jye natinyukaga nkanamukubita niko navuzemo hariya iyo nashakaga y'inzoga nkamutimbagura. Rero aho nkirijwe nakijijwe ari uko numvishe ijwi ry'Imana, napingaga abarokore nywesha Bibiliya, numvaga Imana itabaho. Icyakora nemeraga ko habaho izo za gifaru, abo madayimoni, kuko ariyo iwacu yigeze kutugabura papa gihari. Papa gihari byaratugaburaga tukarya inyama. Ni nacyo cyatumye kuko iyo nabonaga tumaze umunsi umwe tutari inyama, nahimbaga indirimbo ivuga ngo papa yanga kurya urukwavu akagura injanga. Ubwo akamenya ko ubwo inyama zikenewe. Agahita ajya kuzishaka. Ubwo urumva rero twakuze mu buzima bwiza, maze ubwo rero Imana kubera kuyirwanya no kumva yuko Imana itabaho, nywesha Bibiliya itabi, mukuru mushiki wanjye yarakijwe nywesha iya mbere itabi, ubwo abarokore barabyumva, Bibiliya y'isezerano rya kera n'irishya, noneho bigera uyu munsi. Ubwo biza kugera icyo gihe, noneho Imana imfashe, yamfashe ite rero, nari mfite ekipe nari narafunze y'ibyihebe, twatangizaga urusimbi mu mujyi wa Butare. Buriya nitwe twatangizaga urusimbi, kuko jyewe niho wumvaga nageraga nkakubita umuntu nkamuvusha amaraso nkayanywa kugira ngo umujinya ushire. Nakubitaga umuntu nkamuvusha amaraso. Imana riza kunsanga mu bwo bugome mu rugo sinavugaga, nabirwaga ndyamye ncuranga radiyo nkabyuka njya kunywa inzoga. Ubwo rero nyuma Imana iza kumfatiraho, babana ya ekipe yakijijwe, haje ububyutsi Butare, barancika barakizwa. Noneho mpangana n'abarokore rero, nkafata abana nkabajyana aho bita kwa Ntagengwa, habaga inzoga bita Nyirantare, inzoga bakoraga biriya by'ibikorano. Umugore yanywaga yagera muri kaburimbo akabona ni inyanja, agahita asimbuka, nibo wumvaga ngo ukumva yasimbutsa kubisa umutwe ugashwanyuka, azi ngo ni amazi. Abagore barayinywaga bagata azamura inguti yakikorera ngo imvura iri kugwa. Noneho umugabo yagera nk'ahantu hari ntuze wenda hari kaburimbo agahita abona ni inyanja, atuma ngiye gusimbuka ino nyanja. Rero yasimbuka ukumva rero ngo ayikubise hasi arashwanyuka. Iyo nzoga rero najyaga ngenda nkayinywa nkakubita nk'amacupa 8 yayo y'iyo Nyirantare, kandi ubundi cyarazega ubwo twayitaga igikoma mu gitondo. Niyo nagendaga nkanywa. Rero icyo gihe urumva nari ngeze kuri akona abo bana najyaga kubanywesha kugira ngo nireke abarokore ko ntacyo babashije, niyo Mana yabivuga babeshye. Ubwo rero abo bana nkabajyana nkabanywesha nkabasindisha, jye sinasindaga, nkabatana mbafashe nkabanyuza ku rusengero, ntimurabeshye. Ntusi iyo Mana yanyivuga kuki itambujije kubagaburira inzoga. Nyikora mu jisho rero bitewe no kunywesha Bibiliya, niyo nababwiye ko ariyo yatumye mw'igikamba n'urumogi. Narayijyanaga abatipe bagenzi banyahani mwana, jye nari umusitari w'abasitari, ko njya ndeba abasitari ibintu nk'abandi nta busitari bagira, kuko ndi umuntu utarigeraga wambara ibintu nk'iby'abandi bambara. Nabashaga gushwanyaguza, nambaraga amakoboyi nkayishwanyaguza nkayipfuragura kugera. Noneho niba nambaye isa nifashije nkakubitaho 0 seke zari zigezweho na bya bipira nyine ugira. Nari umusore icyo gihe, ubu narananutse byabaye cyane, urumva kubera agakiza. Imana yarakunanuye, yarananuye kubera amasengesho. Rero icyo gihe Imana kugira ngo ifate narayendereje, birenga kuyendereza, nkajya mu baruka nkane nimubashije sinzongera nkabwa mushikanye nzumva uvugana ari n'abarokore iyo bazaga kugira ngo amenye yuko ndi bubadihagure, hasoga nkata mureba ijisho. Ubwo nimba murebye yahitaga avuga ati tugende, kuko nyuma y'iminota 2 nahitaga mbyuka nkabahingagura nkabirukankana. Ubwo rero niho naje gukirizwa, Imana iramfata imfashe rero mpitankizwa. Yansanze nijoro iramwa ngo nje kukwica, ndavuga nti ntunyicurinde. Nabonaga ari urugabo runini rurabagirana nyine rufite imyenda y'umweru y'igitare. Ndangije ubwo ndamuga nti uranyicurinde, nari umugome. Arangije ngo ni Yesu umwe wirirwa ujyanira abantu kubagaburira inzoga, umwe wanyweshereje Bibiliya, ni jyewe uje kukureba. Rero iyo nkota nabonaga n'iki ubwabo uranyica, niyo waba intwaro ute Yesu yagusuye ntiwayimushobora. Ndamubwira rero mbabarira, musabye imbabazi. Arambwira ngo urakizwa, ndakizwa. Nabyutse njya ku cyumba ndakizwa. Nkijijwe rero ubwo urumva nibwo nahise mpabwa za mpano ariho ya karosi yaturutse, mpambwa impano z'umwuka wera, mpinduka umuhanuzi ntarabatizwa mu mazi menshi, mpita ntangira guhanura, ibyo mpano bigahita bisohora. Ndazamuka mpita ntangira kuba umuyobozi mw'icyo gihe za 2003.
guturuka 2003 kuzamuka kugera za 2006 na gatanu ntangira kuzenguruka igihugu kugera 2008 ni nibwo wumva naje gusezerana n'uwo mukesha urumva nari nkijijwe ubwo narenze ubuzima bwinshi bw'agakiza noneho mukesha niwe twaje dukundanye ariko nawe twakundanye asimbuye undi mukobwa bitaga Garasi uwo nguwo niwe usa naho yari Imana yari yambwiye ngo tuzabana biza kugera igihe ahita yibonera umunyamafaranga aramuntwara baribanira ihita mbwira ngo nkuremeye umugore uzakunezeza ubuzima bwawe bwose nzaguheraho umugisha uzajya ukunezeza mbega numva uwo Garasi rero uwo mukesha namukunze nikura mu rukundo rw'uwo Garasi mukunda namukunda ariko ari nko kugira ngo numve ko nakwibagiza uwo nguwo rero urumva uwo tusa naho Imana irambwa si uwawe ikajya bivuga abarokore barabizi ikajya isanga si uwawe ayiwe nanaryama nkabona twahinganye ubwo impamvu ngashyizemo nuko ari umuntu ushaka kuzavuga ngo nuko wabonye umwiza muragira n'uwo yari mwiza nguyu aramuzi yari mwiza urumva yari inshuti yawe oya twaje kubonana nyuma nyine kubera ibyo bibazo bya divorce byabaye ngombwa ko tugenda tubonanamo bitewe n'iyo mpamvu watwaye umugabo w'abana oya ntese ubwo bigeze babana oya arakiri umusore watega papa oya ntago natega papa ariko bivuga ko bibaho kubera ko njyewe urazi se nubwo wenda babanye basezeranye sibyo ariko Imana ntiyabyemeraga twebwe abantu basenga tuba dufite imyizerere yindi Imana ntabwo yabyemeraga urumva urukundo rwabo na mukesha byari ibyaho ku giti cyabo Imana ntiyari ibirimo njyewe rero njya gukundana n'uyu yaje i Bugesera yaraje aje mu kazi ngo gukora kugira ngo bazakore ubukwe n'uwo mukesha kuko bari barakoze urukiko azaje gukora akazi nyine ashaka amafaranga kugira ngo bakore ubukwe n'uwo mukesha ariko njyewe yaje gukora mu Karumuna njyewe wacu ari Ntarama hirya nyine urabona ugeze hano kuri arete uhita uva mu modoka hari komeza Nyamata nyine wowe ugatega moto yawe igukomezanya aho ngaho ku rwibutso ugakomeza noneho aho ngaho yakoreraga njye ntago nari impazi nacaga nyine mu Karumuna niyizira i Kigali ntago Karumuna nari nkazi ubundi uri umwana w'umujyi oye ngo yari Kigali ngari Bugesera ariko ntago Karumuna nari nyizi nari uwaho ngaho inyuma nyine mu nce za Ntarama ariko aho ngaho yabaga ntago nari mpazi njye rero naje kuhasengera ahayobora ngo yayoboraga icyumba cyaho ariko mpaza Imana yarambwiye ngo nguhaye hari umusore mugiye gukundana umeze gutya na gutya nari mfite ibimenyetso byabyo azaba ari umusore umeze gutya na gutya Imana intambwira yuko muri uko gukundana nawe nzahuramo n'intambara nyinshi ariko sinasobanukirwa ibyo ari byo ntago namenye ngo se uwo musore azaba ameze ate uwo musore se azaba afite ikihe kibazo gusa Imana yaramumbwiye iranamushushanyiriza iranambwira ati mwana wanjye wirinde ibyera byose si amata kuko muri icyo gihe nari mfite abasore benshi bari kunshaka hari n'uwo twari dufite twendaga gukorana ubukwe twaragiye no mu miryango ariko Imana igenda imbwira ngo ntago ari uwawe wirinde uwawe naguteguriye ari ahantu kure umuhanuzi abimpanuriye yangereranyije nka kuri umukinnyi akina umupira kuriya umupira wikubita mu ntuza mu izamu mu gitego kikinja mu ncundura niko yambwira ati umuntu muzabana mubonye ahantu kure nk'inyuma y'incundura atari ko kugira ngo muzahure abantu benshi bazakwanga bamwe bazakuvuga nanjye uri kubikubwira ubu ntago nzaba nkivugana nawe birantungura kuko yari umwana twasenganaga cyane amuga nti se nawe ko kuzanyanga nti icyo gihe rero ngenda mbibwira umukobwa inshuti yanjye tujya kubisanya amuga ni Sharuna Imana yambwiye gutya na gutya ambwira ko runaka turi gukundana atari uwanjye atari ko Imana ifite uwanjye kugira ngo mure nawe bizabibazo birebire abantu ngo bazanyanga mbese numva birangoye navuga se nkabyibaza umuntu se nzakunda nawe hazaba turutse he nkabitekerezaho cyane nyuma rero aho yaze aho mu Karumuna nibwo bashinze icyumba cy'amasengesho basenga kuko twarabajya amasengesho haza kuza umukobwa umwe wari inshuti yanjye twarimbanaga muri korali aho ngahe Ntarama aza gusengera mu Karumuna nyine aho uyu nguyu yayoboraga icyo cyumba
arahasengera atashye arambwira ati sha mama ati Korodi icyo gihe nyine nari ndi umukobwa ati Korodi nagiye gusengera ahantu ati nasanzeyo umusore uhanura nk'akarema atarimo umwuka w'Imana ati narahakanye ko nta cyumba nzajyamo nta yindi groupe niko yantushushanyirije ngahanura nk'akarema akarema ni ibiki umuntu nyine waremaye kubera bitewe n'ukuntu yafite umwuka w'imbaraga w'ifuhe yajyaga mu mwuka nyine atagubona ko nta rugingo afite nyine umvaga ko nta rugingo afite ko yashushanyije ati narahakanye ko nta yindi groupe nzajyamo ariko iyo groupe nasanze mu Karumuna nzayijyamo ndamubaza ni se ni abantu bameze gute tinabadepere nise bari mu mwuka w'Imana bitandukanye nkuko natwe dusenga hano ati mva tinasanze y'umusore tarakubwira akakubwira ni kariso wambaye kwisa irahira ubwo cyo gihe bari masengesho y'iminsi 5 mitamubwa nti yewe ni uri busubire se yarambwa ngo yi nimbabara nanjye tujyane nuko umukobwa nzana mu Karumuna ntaho narinze nubwo ari muri karitsi imwe muri Bugesera hose ariko nge ntago nari maze mu Karumuna nacaga niyezira Kigali mu modoka ngongera kwaca ntaha aransana tuhageze nahasanze uyu n'abandi bakobwa 3 aribo bari kumwe nyine muri ayo masengesho y'iminsi 5 natwe twagiye ari abantu 4 twabasuye turi abantu 4 nyine urumva bari abashyitsi basuye iyo groupe turinjira baratwakira uyu ni wari uyoboye nk'ibintu bisanzwe nyine nk'umuntu ugiye kwivumbira abantu bari gusenga baratwakira turivuga turibwirana nabo tuhasanze nuko turisengera amasengesho arashyuha turaburacya mu gitondo turitahira ibintu bisanzwe uyu nguyu ari perezida wabo turitahira ejo n'ubundi turagaruka gusenga cyane ko twakundaga gusenga turigarukira turasengana nubone nditahira nta gahunda nari mfitanye n'uyu nguyu nari mubonye nyine nk'umuntu uyoboye ariko ari nta birenze ari ibintu bisanzwe nyine nk'umukozi w'Imana nicyo twajyaga kwishakira nyine amavuta yo amuturutseho nk'umukozi w'Imana ariko nta birenze ngo ndamukunda se cyangwa nzakundana nawe reka ntabyo narinze nibyo Imana yari yarambwiye ati umuntu muzakundana bizajya bimeze gutya ariko ntago narinze inzira bizacamo dukomeza kuza kuhasengera tugeze aho ko twahaje turi 4 nyine bakatwakira tubasaba kuba muri groupe yabo bari abakobwa 4 uyu ari perezida wabo bari 3 uyu ari perezida wa 4 natwe rero tubasaba kuba muri groupe yabo baratwemerera nkajya nza guhasenga nk'umuntu usanzwe nyine uyu ari utuyobora ari perezida wacu tumwubaha kubera ko yari afite umwuka w'Imana umuntu amutinya nta bintu byo kumuvogera uko wiboneye twaramwubahaga nyine tuvuga ati yatakurondora nyine tukangaranya ati yatakurondora hari nka 2011 nuko tukomeza gusengana nyine nk'abantu basanzwe muri groupe nta kuvuga ngo ndamukunda se cyangwa ngarankunda hoya byabaga ari bisanzwe nyine nk'abantu basengana tugasenga amasengesho tugataha nabo bagataha nyine bisanzwe mwakundanye gute wenda we reka ibyo tubiteze uraza kubimbwira Karo uwo muntu mwakoze mu murenge mukajya gusezerana mu mategeko byagenze ute kugira ngo mujye gusezerana nimurangiza mutandukana no kuvuga ngo bite n'ubuzima bw'upfubyi nabagamo urumva nakundanye nawe ari nk'imikino ariko bimwe wenda n'urubyiruko ruzanyumvira ko ndi icyigisho cy'abeshi ko Imana yaramwe ndashaka kukwigisha ukaba ikibaho cy'abeshi bazigiraho nkekana n'ubu bari kunyigiraho urumva kubera gukundana n'uwo mukobwa ariko ntafite umujyanama n'ubwo buzima bubi nari ndimo we yari afite nyina wiwe kandi akomeye mu idini cyangwa mu itorero ubwo byaje kuba ngombwa rero nyine ko nyina ambwira ati rero Karosi gerageza wibane n'uno mukobwa n'undi murakundana mwaragendanye murasengana n'umuhanuzi ukabundi uzabaho mu buzima bwiza ati wowe uzahita mbega azakwera umugore mwiza cyane ko numvaga Imana yari yarabimbuje yego ariko ndavuga ngo nibirema izamurema buwanjye ubwo biba ngombwa rero ko umukecuru ambwira ati ndavuganira rero nta mafaranga y'urukiko nabona ati jewe ndayaguha ari mama we ngo ni nyirabukwe ubwo nyirabukwe aragenda abampa amafaranga ndabyuka byayumba 8 ndagenda rero tuhita tujya mu murenge w'ahantu bita Kibirizi araza mu karere ka Gisagara ni muri Gisagara birangije ndagenda rero twandikisha urukiko ariko numva bitarimo buriya reka nkubwire hari ibintu dukora ariko kumva n'ubundi no kwikinira
ndahagera ubwo ariko nari nabanje kumwangaho arambwira ngo aziyahura umukobwa amubwira njye ntabwo uri uwanjye ntabwo tuzabana ati nzahita niyahura ati mva noneho anabibwira umuryango we barambwira bataramutse umwana wacu yiyahuye cyane ko numvaga intambara nzihaza ubwo sinavuze izo nahuye nazo mu itorero arangije arambwira ati nziyahura mukuru arambwira tumva nkubwire niwaramuka umwana wacu yiyahuye ufite ibibazo ndavuga nawe kugira ngo umwana wandi aziyahure reka tuzabana nagiye gutyo rero nsa n'umuntu usunikwa ukururwa njya mu rukiko ariko n'itorero ritabizi ubundi itorero rya ADEPR akenshi ujya kujya mu rukiko wabanje kwerekanwa mu nsengero nta namwe twe twaragiye nta nama twe twaragishije ntaki ubwo rero nibwo twagiye turasezerana mu rukiko twarasezeranye mana we tumaze gusezerana ubwo turataha ku buryo dutana nagiye nanabwira abantu ntitwivire muri pikinike twivire mu butembere kuko nari mbizi turi ngiye gufata ibendera wenda byakumvwa n'abantu bazi kwihishurirwa ribaho cyangwa iyerekwa twagiye nafashe ibendera ndifashe gutya tiga uko uzasezerana na wa wundi nakubwiye muzabana ubuzima bwose nijwi rihita ribimbwa nari umuhanuzi ubwirwa n'Imana tuvayo haba n'ikirori gikomeye amakorari araza araririmba nanayatumiye icyo gihe Imana yari hamwe ngo ndabigukorera urebe kopi y'ibizaba mu bukwe bwawe ibyo uzakora icyo gihe mbona amafaranga mana we ntanga ubwo ngo urakorara amafanti biki byose haba ikirori gikomeye benshi byanikanga ko ari isaba irambwira ngo iki kirori gishushanyije cyawe uzakora sinarenze byari byo mbonye twivire mu rukiko ndabana bose ararara n'ubu byarangiye numvaga byarangiye nta no kuvuga ati dutahe reka naravuze njye numvaga nzakora ubukwe nahise ngenda ubwo rero ndataha nyimara gutaha numva telefone irampamagaye bahita bambwira bati rero wowe mu buryo bufatika ngwino ujye i Bugesera ujye gukora amafaranga ese njya gukora mu nkoko ngenda ariko banshutse ngo nje i Kigali barambwira ngo ngo njye gucuruza inkoko zo muri mafirigo cyane rero ko numvaga ndi umukozi w'Imana nirwanya ubwo amateraniro nambaye amakote n'iki nibwo naje ngeze muri Nyabugogo ho nari impazi numva mpamagara wa muntu ndamugana nageze i Kigali ariko atoka tufite 300 mu mufuka ndayafite aturira imodoka ati we ubabwire ko ugiye ahantu bita mu Karumuna bandabibabwa ariko sinenzi Bugesera nahangaga kubi mbona irenze Kicukiro nari impazi mbona irasho ndavuga nuko ni shofi wayobye nturi muranjyana mu giturage ati ntituragera mu Karumuna aranjyana mbona ndenza amazi ya Nyabarongo yari yarambwiye ko Imana yari yarambwiye ko nzarongora umugore urendenza amazi magari Nyabarongo ishuri 2 sinenzi ko abaho na za Nyabarongo 2 ubwo ndambuka ngera aho muyita mu Karumuna cyakora mbona ntangiye kubona amazu meza hasi hano mu cyaro niho ngiye mpamagara wa muntu ndamuga ntibanyobeje banjyanye hano ata naho ngaho ugiye gukora ubwo nzi ko ngiye gucuruza inkoko zo muri firigo ubwo ndagenda baninje ahantu musanga n'ikizu cyiza nicaramo ndavuga nti umenya ngiye gukora mu bakire nubwo ari mu giturage ndangije uwo mugabo yaraje nijoro nawe ampisha icyo ndi bukore aturasangira nanasanga hari inyama ndavuga nti hano menya ari mu babosi barazingabura nigira mu nkoko mu gitondo nza kwitemberera atarabyuka uwo mukire ubwo mu gitondo abyutse ati tuzamuke arantembereza aranjyana ku nkoko sanga ni ibihodi byinshi by'ibikoko ndavuga nabona nizo babaga zirimo yo ntibukeye naze ya makositime nta n'umwenda mubi nayo nazanye ati rero Karosi bambwiye kuri umukozi w'Imana jya usenga cyane uri umuhanuzi cyane ati dore rero bambwiye ko ufite ubukwe dore uje gukora ati dore akazi rero uzajya ukora ni ugukora muri izi nkoko ye baba we ndebye uburyo nari mfite icyubahiro n'iki ngiye gukora mu nkoko ndavuga none si atumva naha rero nzagwemba 40 numvise 40 numva n'ibifaranga byinshi ndavuga nti ntacyo nzakora ubwo ntangira nanjye mpita mvuga nti Imana yaramumpaye no wanjye nkibirwanya baranteruye ati Imana irambwa ngo nakwica utaramurongora ampaye nka numva bya bintu birakomeye ese umugabo abimenye gute barabimubwiye se ndavuga nubwo wenda tunimikino ariko ndabipinga uyu yari ataraza none ubwo nibwo nagiye kumva numva arigendera wa mugabo nta natike namuhaye nta niyo nagiraga
hahita haza umugore none wagira ngo bambirishije amavubi araza arambwira ngo Karosi umukobwa mwari mugiye kubana yitwa Mukeshimana Jeanne iwanyu naha Imana yakunyeretse mbwira yuko uriya mugore mutazigera mubana impamvu mwakoze biriya yagira ngo ikwereke ko yagira ngo ikugerageze uzanyure mu bigeragezo kugira ngo uzahumurize benshi irambwira ngo mugize nka tuwarete kuri wowe no kumutekereza ntuzongera kumutekereza nanaguhamagara uzajya uhita wumva tuwarete ikunukiye nuko Imana yambwiye ese yaguhamagaraga wumvaga tuwarete ikunukiye ko wacecetse ko ari byo ngezeho ubwo urumva nyine nanumvaga noneho byararangiye kurongora byoroshye ubwo nahise nshakisha uburyo ki mpita mufata rero mukesha wanjye none ahavuye mu gitondo ubundi twaravuganaga mu gitondo nyine nkubwo buryo akazi kameze amamagaye noneho numva ni nka tuwarete shaka hari ahantu bakoreye imyanda ndahabura telefone impita nyizinukwa yaramamagara nkumva igitima kivuyemo nibwo rero mukesha ntangiye kwanga kumuvugisha nibwo yazamuzamo icyo ngicyo cyo guhita noneho wankata kuko we bigaragara ko ari umunyangeso mbi yakijwe ariko ari umunyangeso mbi ahita asohokana n'umukobwa n'umusore bigira Gisenyi kwirira ubuzima ngiye ngo nagiye wowe ko wari waramwanze oya ntago namwanga twa tukira abafiyanse uyu ntago twa twamenyana ahubwo we n'imbere nyine ubwo abarigendeye ariko Imana ishaka kwerekana ikimenyetso barambwira bati Mukesha aragiye ntiyabimbwe ndamuhamagara telefone ayikuraho ubwo rero nibwo ubwo Imana imbwa ko mugize nka toilette kuri jye yaramuhamagaraga namutekeza nkumva toilette iranotse ubwo nibwo uyu nguyu baje gusenga bimeze gutyo akinjira gutya mu muryango nari nyoboye turi masengesho muri amasengesho y'imisi 5 abarinjiye kerana nabwo Imana ngo sinzashaka urukobwa rubyibushye rugize gute icyo gihe yarabyibushye afite amatama ya danje Mana yanjye ubwo abarinjiye cyari gikobwa rero ubona kiyemera cy'igitesi cyakuranye n'ababyeyi bombi bakitaye mbega cy'igitesi kubi abarinjiye rero mbandamu hinjiye wa mbere injiro wa kabiri n'abagore bari bazanye n'abasore babatwaye ku magare haza uwa mbere haza uwa kabiri yampaye inka abagezweho mbandamukubise amaso ariko numva ijwi rirambwiye ngo Karosi dore wa mugore wawe nakubwiyeho ubuzima bwawe bwose n'uyu nguyu niwe muzabana ubuzima bwose niwe muzakubyarira abana niwe bizagenda gute irambwira dufite undi mwagiye mu murenge kandi dufite wa wundi noneho numvaga binihuse kwita numvaga nkumbuye kwibanira n'umugore wenda nkareba ko ubuzima bwanjye bwahinduka uvuze karongo ukumbuye ngo kubana n'umugore warigeze ubana nawe se oya numvaga nyine nishakira kwibanira n'umugore kugira ngo ndeke ko ubuzima bwanjye nabona basi aho nzajya ngaburira kubera ubuzima bw'ubupfubyi rumva sinaryaga nitungirwaga n'ubu resitora ni mu bundi buhamye ubwo rero icyo gihe uyu mubonye numva Imana ihise ibimbwira ngo ngure umwe nakubwiraga uzashaka urenze nyabano mu ishuri 2 dore n'uriya nkirebye rero nabona uburyo kingana ari igitese ari igiki ndafukane ntago sinzongera kubwira umugore ko umukobwa ko mukunda ntibizabaho ntabyo nzamubwira ukajya ubona ukavuga ati ndafukane to hoya naramupingaga ntakireba uburyo kingana noneho nabona uburyo ari urutesi ubwo nawe yakureba akabona urakantu yaranze se we yabonaga bari bamubwiye ko ndi umuhanuzi kuko asanga ibyo bamubwiye n'ibyo ntangira kubarondora n'iki abaratashye atarera Imana yabimbwiye aricara ndamwihorera tunanasenga aza kugaruka nyuma arahakunda urumva Imana yamukundishije kugira ngo tubone urumva we yarafite uwo bazabana 2012 harya nari mufite uwo tuzabana yari afite uwo bazabana nawe wari ufite yari afite undi noneho we binazwi n'imiryango n'idini n'iki ngiye gusa tutari twagakora kujya mu rugo twarakundanaga gusa ariko mu rugo bari babizi nawe bari babizi yaramaze no kubaka wari utarajya we bari baratanze inkwano oya twarakundanaga ariko byari bizwi mu miryango yombi noneho uyu rero mbambwiye Imana ntuzabimubwire ndirutse nese watanze inkwano jewe se kuri ndese kwa mukesha nyine urumva ntayitanga se nese nakoze ntuze urukiko ubwo urumva nari herega we haburaga gato
banjyanye i Bugesera ari nko kwanga kw'Imana. Imana yo yanze yuko duhita tubana ko nene narafashe umwanzuro. Numvaga ngiye guhita nsaba itorero bakatwikanduka dukora ubukwe. Rero ubwo nibwo rero Imana yahise injyana i Bugesera. Urumva mbonanye n'uyu mubonye ni Imana imbwiye ngo n'uwanjye. Sha mva naramupinze ndabipinga nabwa niba ari uwanjye azaza binyibwirire. Uyu rero nawe urumva asanze ako kantu arakareba urumva sinzi mu mutima we arigendera. Nuko nyuma rero nsaba Imana ngo izamubwire niba ari yo koko izamubwira azabinyibwire ko nkunda uyu ko numvaga nawe undi mukobwa nzabwira ko mukunda. Rero sinzi ukuntu byagenze ibizanamo arahakunda ibimuteyemo urukundo rwa danje. Irarwatsa pe irambwira ngo narakugereyeyo naramusanze ubundi niyo yagutereteye. Yarantereteye kuri Korodine. Umugore wanjye yaranterete uyu niyo yamuterese. Jewe icyanjye cyari kuyibwira ngo nta mundi mugore nzabwira ko mukunda. Dore ngo yarahari. None iramutwika iragenda kuko wumvaga azashaka ikibogari nyine igisore cyiwe. Nawe urabyumva. Noneho rero noneho yita imuteramo kunkunda yamuteyemo urukundo rukomeye. Arankunda rero arankunda ndabimenya akajyaza gusenga narabimenye. Umunsi umwe tuza kujya gusenga njya kumufata iwabo bari bakoze urukiko iwabo nyine ababyeyi be. Ujya kumufata kuki? Kumufata twari mu masengesho y'iminsi 7 njya kumufata mu Kagarama muyobora. Ubwo rero aza kumbwira njyewe rero abasore nkunda ntawajya burage nta n'umusore wampamagara birenze 2:00. No ntawabikora gusa namufata ntago namufata jewe. Naramaze kumumenyaho iki amakuru kagukunda nyine ko Imana igiye kumumara wanjye. Ndavuga none se ubwo ukundanye nyamara se ubwo wazavugana 8 z'ijoro ukahageze. Ati je sinabikora ntago byako abahamagara nijoro bari promotion. Ati abo ngabo nyine barindira niba bakene barindira nijoro bagamagara 5 nyine MTN yatanze promotion numva ndababaye. Ndavuga ugura ndaga n'udo kirakikobwa kiriyemera ni burase koko byashoboka. Rero n'ibyo byose biba uyiramusanga imuteramo ikintu bita urukundo. Noneho yamuteyemo urukundo utarakora divorce. Ntarakora divorce. Uyu rero bimuteyemo urukundo noneho rwa danje rwaka. Ndabyibuka umunsi umwe twasenza y'ibiri aza gutaha nyine ubwo we araza kukivugira ariko nyine aho ngaho yaramuteyemo urukundo harangije ibiri rambwira ngo uyu munsi namutwitse byatari. Yaratashye rero nibwo yageze mu nzira ararira. Nta nimero yanjye yagiraga nanjye ntayo nagiraga. Arizwa n'urukundo. Jewe kubera twahasengeraga kandi pe mu bigaragara mu wenda nta kintu kirenze cyavuga ngo nari gukunda Karosi kubera ko yari perezida wacu. Ikindi nabonaga aciriritse muri mugufi yari gatoya nabonaga nta kintu cyatuma mukunda. Akuba murareshya. Ubwo turareshya ariko icyo gihe naramusumbaga yari namutoye gusa nyine namwubahiraga Imana yari afite kuko yari afite ubuhanuzi bumva buryoheye amatwi no kuba yaravugaga tutangiye gahunda umvaga ari byiza nyine yaguhanura ukumva birafatika kumva rwose ibintu byose ariko kubwira ukumva ni nkaha ukumva ni nkahari ariko nta wareba nyine amaranga mutima ari genda umukobwa ashura nko kubona wenda tuvuga nka uri umunyamakuru wajye wenda uvuga kuri kamera wenda umukobwa ati kiraje ngo ni cyiza wewe kivuga neza kivuga neza ayo maranga mutima gakura ko nta kintu nakimwe cyari kunkura kwa Karosi kirasenda ubuhanuzi nicyo twamukundiraga ariko uko nagiye maza kuhasengera nagendaga numva ijwi rimwe ngomba gukunda Karosi natamvuye gusenga ngomba gukunda Karosi yewe mana nkamutekezaho nkahera ku mutwe nkageza ku maguru ngasanga nta kintu cyatuma mukunda ikofise uburebure se basi ngo ni bogari akabakobwa ni kofe mupiki sinabikubwiye yaba senga yaba dasenga niko reka cyo koza wenda yubahaga Imana icyo cyo wenda nicyo nari muziho ariko mu bisanzwe nta kintu cyari gutuma mvuga ngo umutima wanjye urakurura numve ngo wakunze Karosi gusa nkajya na munza numva ijwi rimbwira ngo ugomba gukunda Karosi nkajya ijwi rimbwira ngo ugomba gukunda Karosi nkacyaha nkirukana abadayimoni we nkakubita abapepo n'abazi mu banteye ni mu izina rya Yesu nkirukana uko buke ugomba gukunda Karosi reka nkumva ntago bibaho nkumva ntibibaho
twese naramukunze ngewe bwanjye nkisubiraho ashaka ikintu cyatuma narakunze karosi nkitekereza cyatumye nkunda karosi nkakibura rimwe rero nta na nimero ze nagiraga numvaga nyine ari perezida wacu utuyoboye wese yagiraga telefone yarayifite ariko zino za gatushi dutoye ataratunga bya smartphone yarabizi yari yarankubise hasi nacuruzaga telefone nkiri Butare ndaneho yabimenyeye ariko nkasanga nta cyatuma mukunda ariko ijwi rikaza rifite imbaraga kandi tugomba gukunda karosi ibyo ni ibintu byambayeho nge nihamiriza ariko ku mutima wanjye nkavuga nti reka ntabwo bibaho igihe kimwe nihagararaho nza gutaha turangije amasengesho ndi kumwe n'abo bantu twasenganaga nuko nkajya ngenda numva ijwi rimbwira ngo ugomba gukunda karosi ugomba gukunda karosi tuza gusenga amasengesho y'iminsi 2 noneho turataha tuyashoje ngeze mu nzira rya jwi riraza rifite imbaraga n'umuriro mwinshi rirambwira ngo ugomba kubwira karosi ko wamukunze noneho ryaje ryahinduye ntuza mbere ryarambwira ngo ugomba gukunda karosi ubundi ryaje rifite imbaraga ngo ugomba kubwira karosi ko wamukunze niwe wamubwiye ko umukunda umva se ko byagenze mbambwiye uwo mukobwa twa Odette twari turi kumwe nikora amaboko mu muhanda ndarira ndavuga ni Odette we ni hari nimero za karosi ufite arambwira ati ndazifite nimbabari ruzime ndumva ijwi riri mpita mbimubwira kandi byarabaga mu mutima wanjye gusa ndumva ijwi riri kumbwira ngo ngomba gukunda karosi araseka tubarasaze ati ntabwo mwese urukundo nuko arangije arambwira ati ntibibaho uramenye nta mukobwa wisaba urukundo Rodina ntabwo bibaho ati wenda niba ari Imana reka tuzabisengere tubisengere niba ari iby'Imana azabikwibwirire icyo gihe nawe yambere umukobwa mwiza tutupanga amasengesho bari kuwa 4 tutupanga amasengesho kuwa 5 turagenda twirirwamo yo gusengera nyine niba bavuga ngemba barumbwire nk'iryo sengesho wenda tubwira ati nasengaga gutya iryo sengesho nyine ryavuga ati Imana nta mukobwa wisabira urukundo ntago bibaho mbabarira ndakwingiza niba ari iby'iwawe niba ari ibyawe azabinyibwirire ubwo ngubwo ndakomeza ndwana nabyo cyo gihe nabwo ari ku cyumweru bari buze kudusura muri quartier y'iwacu baraza baradusura noneho ahantu na ya groupe yabaga mu Karumona baje gusura twebwe twarimbaga muri korari imwe baraza kudusura nyine nk'abanyamasengesho twasenganaga ariko ndaceka nanjye sinabimubwira ndamwihorera noneho biza kujya nimugoroba arangije yaramama nibwo bwa mbere mu buzima telefone yari impamagaye kandi twarasengaga tumazanye nk'amezi 5 tubana muri groupe ariko ntawatahaga mvuga ati Berazi uraho umeze utereka twongera kubonana twagiye gusenga nyine nk'abantu basengana ariko nta byabindi yewe umeze ute buri kanya kuri telefone ho yabyo ntabwo twabigiraga ngiye kubona mbona karosi arampamagaye numva ndavuga nti Imana we yarabimenye ubwo ari umukozi w'Imana n'ubu yarabimenye aramweza ngo bite ni byiza amakuru ni meza aho ngaho se muri quartier meze turaho arangije atambwira ngo ese wajya usoza iki Imana yagutumye ni gihe ni ntacyo nise wajya usoza iki Imana yagutumye ni ntacyo ni ngaho reka nkupenzo nyange kure Karama baba we gutyo mwese mvuga nti Imana we ntiyarandondo yaramenye n'umwana igihe azavuga muri groupe ati atura ko wankunze nibazavuga ko meta munsi yandondoye muri groupe ko namukunze abantu bazamfata ngo nakwishaka ngasanga nta kintu cyatumye nkunda karosi Fwese Mana nandondora nzajya he nzaba ndi kureba nti mu bantu basige none groupe yari yaragutse no twarabaye na benshi cyane twaravuye ku mari 10 twageze mu 25 cyangwa 30 bwana nandondora muri groupe ko namukunze ari we president nani we president kandi ukunze umuntu wakoze urukiko we ntabyo narinzi nari twari umusore ntago nari twakoze urukiko iby'urukiko byo nabimenye nyuma ruko tumaze gukundana uwo mukobwa aje mu Karumona ariko rero ibyo bintu nje namukunze iryo jwi ryazaga gutyo ariko ibyo byari amabanga ye nka perezida tuyoboraga ntabyo narinzi cyane ko numvaga ko nicyo gikumwe numvaga abantu bavuga ngo yateye gikumwe nkajya ngo nkano ku rupapuro yagiye nyine atera gikumwe gutya ntago narinzi kujya mu rukiko nuko nyine ijwi riza rifite imbaraga bimbwira ko ngomba gukunda karosi ariko ndaceceka
rimwe tuza gusengera inaha mu Karumuna, ngiye biba ngombwa ko ntari buze, nari kuza amasaha nimugoroba ko impamvu yari iri mu rugo, nsaba uruhushya ndavuga nti ngewe nzaza nimugoroba, mwe muzaza mu gitondo. Baza mu gitondo inaha mu Kagarama kuhasengera i Kigali, ngewe ntega imodoka nimugoroba. Ariko ubwo mwari burare? Twari dufite amasengesho y'iminsi 7. Yari gurupe ipfundo ry'amahoro nyine iyo bahuraga, yabaga ari nka association y'Abicyangugu, Rwamagana, Kigali yose babaga bahuriye nyine mu Kagarama bose. Ubwo urumva natwe gurupe yacu yari yahaje, ariko nge nakuruhuke ko mu rugo bari busezerane, biba ngombwa ko ndibuze nimugoroba kandi ntago nari mpazi. Biba ngombwa rero ko Karosi ari uri buze kuntura Kicukiro, imodoka iri bunsige. Ubwo aza kuhantora, ariko ntabwo nanabwiye ko mukunda, naracecetse. Aza kuhantora, turatambikana tujya aho ngaho bari gusengera, ariko tugenda tuganira ati se buriya nta nubwo namushaka ko mfite umusheri dukundana wundi. Ntabwo ateze ngiye mfite umusheri wanjye, tuvugana kugeza saa 2, andi masaha basigaye bari kuryama. Nyine ngenda mwiyemeraho, mubwira ko mfite uwo muhungu dukundana, cyane ko umuhungu dukundana nubwo bwose nari mfite ayo majwi yandi, ariko sinari naramutendetse. Nari mfite ayo majwi ambwira ngo ngomba gukunda Karosi, ariko ntabwo nari narigeze nongera kumubangikanya, kandi n'ubu ntabyo nari namubwiye ko mukunda. Ngiye rero mwiyemeraho, mubwira ukuntu mvugana na sheri wanjye, ukuntu dukundana, ukuntu tumiranye neza, isaha mpamagarira saa 4 zo kuryamira gutyo. Arangije tugeze ku rusengero aho bari gusengera, arangije arambwira ngo wanze gusoza iby'Imana yagutumye ntiwapi. Ndaceceka nyine, twinjira muri gahunda z'amasengesho, turisengera, iminsi 7 irangiye turataha. Gusa naje gushiduka nkundana na Karosi. Ngaho rero ngaho ibyo byaye. Ese ni wowe wabimubwiye? Birashoboka ko nabimubwiye kubera ko namukundaga. Karosi wamubwiye gute? Mwakundanye gute atakubwiye ko agukunda? Nawe utarabimubwira, ubwo byanda bikunze ni wowe wabimubwiye? Urebye kuntu ngewe numvaga ijwi rintwika ngo ngomba gukunda Karosi, kandi nareba igihagararo cye n'intuza nuko ameze, nkabona nta marangamutima yankurura kumukunda. Oya, kuno yarameze buse kubona sigasa neza, arasa neza nitota, arageranyerera, ariko mbere wewe kare yari wawe ni wakubuswa n'amasengesho nyine ayo amatama yarumyereka. Narewe nyine nkabona nta kintu gituma umukunda, sibye ko nyine twamuhaga ko ari umuvuga butumwa n'umukozi w'Imana, ariko tukuye ibyo by'ukoze Imana kuri face y'inyuma, nabonaga nta kintu cyatuma mukunda. Yari yarumye. Gusa nyine kubera imbaraga z'Imana n'umugambi wayo twarabaye. Noneho Karo uceceke, umenye ko Karosi yateye igikumwe afite undi mukobwa. Yego. Byagenze ute? Okay, ikorari yacu yari yasohotse kugira ngo mbimenye, sibyo? Naje kubimenya tugeze mu Karuma, bo hari abasore bari baravanye i Butare bakorana aho mu nkoko. Noneho baza kuha uwo mukobwa makuru, baramubwira ngo Karosi asigaye akundana n'undi mukobwa. Uwo mukobwa rero bimutera kuza kureba uwo mukobwa usigaye akundana na Karosi. Ari wowe? Ari we ngewe. Bamarahoye. Icyo gihe yaje ari ninjoro kuwa 4 twasenze, urumva nahageze abo basore bamumperezanse, ariko nge ntago nari muzi. Naridirije akorari, turahagera turaririmba, ndadirija nta kibazo. Ariko bugeze ninjoro mpitamenye amakuru yuko ari wa mukobwa wakundanaga na Karosi Butare. Okay, bwarakeye mu gitondo. Yeba bamana, iyo ntekereje iyo nzira y'icyo gihe, ndahaba. Naravuze ni Mana we, mbega uburibwe, mbega kandi urariwe nawe ufite undi muhungu mukundana. Oya, njye nkimara gukundana n'uyu nahise mubwiza ukuri. Nese uwo muhungu wamukatiye ute? Nahise mubwira nti urukundo rwanjye nawe Imana ntikirwemeye, byararangiye. Nahise mbimubwira Imana ntibirimo, yarabyanze. Nawe yari umunyamasengesho. Oya, nawe yari umunyamasengesho, wari n'umuririmbyi twararimbanaga. Nahise mubwiza ukuri nkimara gukundana na Karosi, ndamubwira nti urukundo rwanjye nawe ntirugishoboka, nakundanye n'undi musore, Imana yarabyanze byanjye nawe. Ubwo rero uwo mukobwa amaze kuza, nahise mbona yiwe ijuru niba ari ijuru niba ari isi, byari binyubarayeho. Yiwe umukobwa wasezeranye n'umusore se, Mana nibwo nari nanabimenye by'ukuri nyine, bwa bugoryi bwase bunciramo bwo kumva ngo aje gutanye kugura urupapuro, nibwo nahise menya ngo yagiye mu rukiko.
afite undi mukobwa gusa kubera ko nari mbizi yuko Imana itabyemera yuko bazabana narikomezaga ariko nanone amajwi akagaruka atari ko saje kumutwara ngo bagende icyo gihe bwarakiye mu gitondo umukobwa yaje abaratera noneho ya groupe itarizi ko nkundana na Karosi ya groupe itarizi ko Karosi afite undi mukobwa basezeranye bose barabimenye baraduteranije ati dore umukobwa yaje gutwara umugabo we ngo basubire bagiye gukora ubukwe ati wowe Claudine wari warakunze umugabo w'abandi nta sono ufite yewe mana noneho icyo kintu warahakaniye undi muhungu ati ntago Imana ikibirimo none akazumva ati watwaye umugabo w'abandi ufite undi mukobwa Yesu icyo gihe baramvuze ati watwaye umugabo kandi nawe koko kumva nanjye mu kinyamuntu numvaga ari byo ko watwaye umugabo ariko najya mu mwuka amakuru y'ijuru ryamaga numvaga ari uwanjye kubera ko yari yarambwiye ko ari uwanjye ariko umutima ukavuga ati natwaye umugabo ariko kuntu yarankundaga cyane ndetse n'ibyo Imana avuga kuri uwo mukobwa wundi narabyumvaga yuko Imana itamushaka icyo gihe umukobwa aje bemeza ko bagiye gusubira ngo Butare bagakora ubwo bukwe ariko itorero ryabo ntago ryari ribizi ntago barerekanywe sibyo kujya mu murenge gusa nuko baraduteranije nyine uwo mukobwa avugana na Karosi nanjye banshyira ku ruhande baransengera nyine ngo Imana inkure mu rukundo nari narakunze Karosi birangiriraho turangije buri wese arataha nabo na Karosi utavuze bagusengera se ngo ruvemo ahubwo nyine baransengeye ngo bamvanemo Imana inkure mu rukundo nakunze Karosi abantu baruzuzwa bamwe bajya mu mwuka abavugira mu matamata ati hoya niwe nuwo abandi baruzuzwa mbese habereye udukoryo tw'abantu n'Imana ndetse n'uwo mukobwa aruje ngo gutwara umugabo w'abandi ye baba we baranje kunsengera ahubwo numva nibwo ndi kumukunda byatari Karo ukoze divorce byagenze gute umukobwa nuko yaramenye ko wowe n'uyu nguyu mukundana okay urumva nkunda ariko urumva we kuko twe tuziranyeho amakuru nawe n'uwo mukobwa yarabizi ko ntari wowe kandi yarasengaga yari umunyamasengesho ari umuhanuzi nicyo cyose kiba rero urumva ko jewe abonye bimeze gutyo naje kujya i Butare kurumva boss yahise agenda arimo ubuzima bwaho nyine nakoraga yese afata amafaranga amuhemba abari wayahemba nari maze kugira 200 amuyumbi 100 noneho je wanyima naho kugura ikoti rero nza kugenda nkurikiye amafaranga yanjye i Butare ngiye nsanga wa mukobwa umwe sheri wanjye nyine uwo twateye gikumwe sanga ahubwo we nagiye Butare we yakase noneho yizi i Kigali ubwo rero ndagenda ndababeshya kugira ngo nibonereho makeya ndabwani rwose umukobwa wanyunje kumutwara nta kibazo tuzabana none namupanye namwe tugiye gukorera za Muhanga ino hageze amakuru menshi ubwo rero mpa ku mafaranga ngende njye kuyakoresha naraje ndamwaka kubera ubwenge ampaho make ubwo mpita nzamuka inje ubwo urumva ko wa mukobwa yahise yikundira undi wa wundi bajyanye Igisenyi bahise bikomereza ubuzima urumva ari umusore w'ibogari w'igisore rwose pe ubona ushitse aravuga ati n'ubundi nanaribeshye kuri Karosi araguhamagara mukora ahita yigirira bajya mu mishinga arampamagara nge nari naravuze ni naho nzajya ubwo umurenge barampamagara wa Kibirizi bati uzaze mukore divorce yahise ajya kuregera Gatanya nyine umva ntitwigeze tubana n'uyu munsi n'umwe ajya kuregera Gatanya ntabyo nigeze njya kurega we yaragiye ajya kuregera mu gutandukana ubwo ararega barampamagara ku murenge ndavuga nti ntago nzaza ajya mu karere nabwo bampamagara n'abandi sinzaza nagiyeyo ku rukiko rukuru gutandukanirayo nyine ubwo ibyiwe imishinga ari yuzuye nyine ariko Imana inkiza kugira ngo nge ntajya gusaba divorce kurumva iyo mbari ryo yisaba byari kunkomerana ubwo we araregera andegera kugira ngo ngire ariko mbere urumva barakora burya turavuga burya habaye ikosa nge urumva nari narabuze n'umwe mbega niba hari ikintu kiba mu barokore twanakwihana Imana ikazanadufasha uvugwa neza bimeze sawa ariko wabaye ikosa byari binkomereye nta muntu wari ukimvugisha wumve ko nabaga mu buzima
nicujije icyatumye mvuka, ntaricujije kuba naravutse nkaba mu buzima bw'ubupfubyi. Nageraga ku murokore aho nsanze bahagaze bagata bigendera, ati dore cya gipagani, dore cya kidayimoni. Ubwo urumva rero icyo gihe nari ndi mu buzima butanyoroheye. Naho i Bugesera nabwo kusenga gutyo nuko batari bumva ako kantu. Rero muri iyo divorce we bumva Imana yarambwiye ngo mwana wanjye nzakuvugira aho batakuvugira, nta n'itoro bazagushyira inyuma. Uyu warabizi yajyaga izi ikabitubwira. Nibwo rero cyabaye dukora divorce, bamufashe yarimo asambana. Urumva b'abarokore bari baranyanze bavuga yuko nampemukiye umukobwa. Noneho we yajyanye na wa musore bajyana mu ishyamba basambanirayo mu ishyamba ku manywa y'ihangu. Noneho abantu Imana yohereza abantu baraza batwara imyenda, babatwaye imyenda biba bigeze ku rusengero, ariko kuko ari umwana w'umudiyakoni baraceceka, ariko ba bantu barabivuga. Ya myenda nyine kuyibaha batanze amafaranga, ariko byamenyekanye abantu bababonye. Arimo araregera gatanya, ariko jye sinjye nagendegesha narabimenye, ahubwo naragiye barampamagaye. Urumva nta n'itike nari mfite yo kuva ino ngera i Butare ngo njye gukora divorce. Nayihawe na sheri uyu aramubwira nimbabarira, yarambwaga n'undi hari igihe yageraga ndamubwira ati ntiwifitiye undi se, ati gere intambara mfite abana nyine nza kumubwira ngiye muri gukora divorce. Ubwo rero nibwo nagiye i Butare ndagenda njya kuyikora. Mpageze Imana yari yambwiye ngo niba gukora mu ntoki urahita upfa. Bashatse kunsubiza ndabyanga, turagenda ubwo urukiko barambwira bati kuki wasuzugura akarere ugasuzugura umurenge, nta mwanya nari mfite, bati taha uzagaruke. Ni njye nahise mbivugisha ntanatinya umucamanza. Nabonye ikintu nakoze n'ubu iyo mbyibutse ubwoba buranyica. Nahise mfata ndavuga nti numva nkubwire rero imbere y'urukiko, ni njye nkubwije ukuri, sinzagaruka mu buzima, sinzagaruka. Ni bitewe n'ukuntu yambujije kwivugira ubutumwa, ndaboshye ndaziritse. None namwe mwanze mvuye i Kigali aricyo cyanzanye, none mwanze kunkora de gatanya, ntabwo nzagaruka. Nimunabyumve ndabisinyira ariko sinzagaruka. Yampaye umucamanza abibonye, inyuma yanjye yari asigaye kuburana abantu 3. Yese avuga ati okay, ubu nasinye mvuga mutongera kandi bitabaho mu rukiko. Na yahise ahagarika urukiko, aravuga ati abandi mwese tuzababwira igihe muzaburanira. Yahise atujyana, Imana yari yarambwiye ko tuzaburana mu ibyanjye byose izabikorera mu bwihisho, mu rwiherero. Twaragiye baratwicaza komite y'abacamanza n'iki, baratwicaza bati n'ubundi nimwigezemo bana, tugiye baraduganirije baducira urubanza rwacu rwayo mu mwiherero. Baramubaza, arabivuga uko twakundanye, avuga n'uburyo Imana yajyaga ibitubwira, nanjye ndabisobanura. Baramaza se baramukundaga, ati nanjye numvaga atari cyane, nanjye ntinumvaga gena namubwiye ko mwanze, ni noneho birangije. Nubwo rero wiwabo bambwira yuko ninamushaka akiyahura bazamfungisha. Nicyo cyatumye tubana, ni amafaranga naje gukoresha gunandikisha urukiko, mpita mbasobanura ko ari iwabo bayampaye. Okay, umucamanza arabyumva byose, abaza nyina we twari kumwe. Babaza nyina bati none urumva babana, ati bakwicana. Ati urakoze cyane kuvuga iryo jambo. Nka nyirabukwe uno musore urumva byakunda? Ati ntibyakunda. Ati nanjye sinshaka umushyingira umukobwa wanjye, ati n'ubundi ntacyo yamumarira. Okay, mucamanza ubwo arandika, impapuro ndazifite hariya. Arandika. Ati none ati yikundiye undi bita Uwimana Korodine, nabyo baba byanditse muri izo mpapuro. Ubwo barangije mucamanza kibyumva cyose akorera kurikiza ati kubwera impamvu runaka zitumye Mukeshimana Jeanne na France wihoreye batandukanijwe nuko Uwimana Mukeshimana Jeanne atakundanye na France Karosi. Ati ubu rero urukiko dusanze imibanire yabo kuba batarigeze babana ngo babane mu rugo, nta n'umunsi, nta mutungo, nta mitungo bavanze. Twanzuye ko Mukeshimana Jeanne na France wihoreye batanduka tw'amategeko, dusuzumye ko ntaki turabatandukanije. Uburaboho barabwanziye. Nkibyumva nibwo uburyo nahanuraga, noneho ntari ngihanura. Abantu bari baranshyize mu kato, mba mu mashyamba, nari maze umwaka mu ishyamba n'igice hafi, nta muntu mvugisha.
nibanira n'inyamaswa aho ndavuga ngiye kongera kuvuga ubutumwa abarambwiye ati baba barabyanze gutyo ati Mukeshimana Jeanne taha ati warukecuru urumva ukuntu wahemukiye uno mukozi w'Imana itangira kumpamiriza arangije mucamanza atambwa ati uzaze kuwa mbere hari kuwa gatanu ati kuwa mbere uzaze utore amarangiza rubanza ye baba we ati wagikecuru uzatanga 200,000 ya naraje mbwira uyu nahise ngaruka Kigali ese barabiguhaye umvaze naragarutse nza kubwira uyu ntibyarangiye aturambeshya kubera nawe ukuntu byaramukomerekeje n'abantu bamuvuga baramwanze nawe yumvaga bidashoboka nanjye bari baramwe ngo uzatanga miliyoni none ubu baramusanga ati gutandukana ni miliyoni zingahe zose je baba we numva nanjye nikidashoboka mana we umva kuwa mbere yahise antera umujinya aramwa ngo urabeshya ngo nubundi urabeshya ntabwo watandukanye ntiwakoze ntuze ati impapuro ziri cye baba we mburi ko cyo mubwira nibwo nahise ngenda rero bita mbimubwira amafaranga iby'ubukwe bwayo tuzabivuga nyuma abantu bibatere kureba iki kiganiro baba 200 ndumva iki kiganiro aricyo kiganiro nkoze kirekire kibaho nicyo ukoze nicyo baba 2 baba 3 nibavuga ngo muzagaruke noneho tuvuge uko ubukwe bwagenze nuko mwabukoze kugira ngo noneho muze kwemerana muze kubana ndagushimiye kuba wemeye kuganira natwe na madamu wawe ndamushimiye ikindi kiganiro nzagikorera mu rugo iwanyu rwose uzaze mu rugo Imana ibahe umugisha murakoze cyane